Imana barebe neza, Imana ibishimire, Imana ibarwanirire, Imana ibaneshe. Iracecekesha. Ndagira ngo mbabwire bene data ngo hari imbaraga ziri hejuru y'izindi. Haleluya. Niyo mpamvu dukwiriye kwiringira yuko iyi Mana twizeye ifite imbaraga ziri hejuru y'izindi zose. Niba yarazuye Kristo, ifite n'uburyo bwo kuzatujyana mu gihugu. Haleluya. Imbaraga zose zishaka kudutesha umwanya n'uburyo, ndagira ngo mbabwire ngo ifite ubushobozi bwo kugira gute kubicecekesha. Niyo mpamvu Paulo yigeze yivugira ijambo rikomeye ngo ibasha gukora. Haleluya. Ibasha gukora ibiruta ibyo abantu bibwira n'ibyo bageze gute n'ibyo batekereza. Imana rero ndagira ngo mbabwire ngo ifite imbaraga ziri hejuru y'izindi mbaraga zose.
tukabibona nk'ibitariho
nimubona ibyo byose bibaye muzatumire mu ijuru umwanzi azayoka intore ikizira cinjira hera nimubona ibyo byose bibaye muzatumire mu ijuru nta nubwo dukorana nayo dufite ibyiringiro kuko azajya twongera imbaraga dukomeze umurimo nta nubwo dukorana nayo dufite ibyiringiro kuko azajya twongera imbaraga dukomeze umurimo nta nubwo dukorana nayo dufite ibyiringiro kuko azajya twongera imbaraga dukomeze umurimo. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Kana bene data mudusoze gatatu. Haleluya. Amen. Kana kire no musuka nawe yadusoze. Amen. Murakoze cyane ngira ngo kuri mwe ariko nabangaba twazanye. Yesu abamugisha. Munyemere dukomere Imana bashuka. Wibatsinda ariko kandi n'umushumba waseje twabanye igihe kinini hano kandi yakoze umurimo w'Imana neza kandi neza cyane. Benshi muri mwe bashobora kuba batari bari hano ariko kandi uyu yabaye umuyobozi wacu tugifite paruwasi ya Rwamara hano ayoboye ku cyicaro cya paruwasi.
turishimira rero ko Imana yabanye nawe kandi yabanye natwe twese twaba tukiriho uyu munsi rero tukaba tubashe kandi kumwakira ari muri Nibature kuko n'ubundi yanyibukije neza ko igihe tumuheruka n'ubundi hari nko muri Nibature yari afite icyumweru cyose cyo kubwiriza Nibature bahita bamwimura none kandi yaje kudusura Imana ihumusha mu izina rya Yesu hanyuma munyemere twese tugeje ubutwakirana twese twakuze niba bishoboka ko bitabangamira twakirane gatatu Bagiye kubona Imana yawe
kubona ijuru ab'imitima iboneye bagiye kubona imana yabo namwe abasha kuramugiye guhozwa umukiza wacu Yesu agiye guhamagara abera bo muri iyi si bagiye kubona ijuru ab'imitima iboneye bagiye kubona imana yabo namwe abasha kuramugiye guhozwa
kigatuma ncumura, uzamburana uzansindira, ni wowe manza amaso. Uzamburana uzansindira, ni wowe manza amaso. Uzamburana uzansindira, ni wowe manza amaso. Yesu, Yesu ni wowe ubizi, nugamakuba mesha ngezeho, sinzava kuri wowe. Nacyo nabona cyakumuraho kigatuma ncumura, uzamburana uzansindira, ni wowe
bene data dufite ibyiringiro, ingororano zirahari, buri muntu agororerwe ibikwiriye ibyo yakoze. Amakamba yacarahari, arahari, iby'amasa tigeze kubona, ndetse n'iby'amatwi twumvise. Nshuti ni wowe biteguriwe, bene data dufite ibyiringiro, ingororano zirahari, buri muntu agororerwe ibikwiriye ibyo yakoze. Amakamba yacarahari, arahari, iby'amasa tigeze kubona, ndetse n'iby'amatwi twumvise. Nshuti ni wowe biteguriwe, bene ibyishimo bizabayo, tugezeyo tuzabonayo Mose na Eliya, tuzabonayo na Henoki. Ijuru impundu zizavuga, ababyeyi babonye abana babo babuze. Inshuti zacu tubonanye, nshuti yanjye haranira kuzahurira, bene ibyishimo bizabayo, tugezeyo tuzabonayo Mose na Eliya, tuzabonayo na Henoki. Ijuru impundu zizavuga, ababyeyi babonye abana babo babuze. Inshuti zacu tubonanye, nshuti yanjye haranira kuzahurira. zirajya mu ntara. Niyo mpamvu rero biduteye kugira ngo twihutishe gahunda. Izi ndirimbo twari kubongera n'izindi, ariko kandi nyine kubera igihe cyacu cya mu gitondo nta kure twabigenza, turacyakira uko kimeze. Twagize umugisha n'ubundi wo kubana n'abandi bakozi b'Imana bagiye baza. James, reka dusuhuze James. Haleluya. Twagize umugisha n'ubundi wo kubana n'umukozi w'Imana Papa Obedi, ujye udufasha gutwara abakozi b'Imana. Yamugiriye neza, reka dusuhuze. Ariko twagize umugisha wo kubana n'umushumba w'itorero ryacu. Uriya twavuye aha ngaha hafi saa sita, yinjiye mu cyumba neza saa sita n'iminota 5. Kuba rero umuntu kuva hano saa sita, saa 9 akaba yavutse, nta mwanya wo kuruhuka wabayeho, kandi ntabwo ataha hafi, ariko umushumba yabonetse kugira ngo abane natwe yakira abashyitsi. Reka nawe tumusabe adusuhuze. Gushimira Imana ko dutunduye n'ibiseke kugira ngo dukomeze dutange n'amaturo. Niba ari uwumva waje yabitekereje ko agomba gushimira Imana, tumuhaye umwanya, ariko aba protocol bafundura ibiseke. Ngwino tambuka. Araganyishije ubuntu bwinshi, amen, haleluya. Nibyawowe Mana yera, nibyawowe Mana yera, turagusaba ku mbaraga zawe. Imbaraga nyinshi n'ubuntu bwinshi, amen, haleluya. Nibyawowe Mana yera, nibyawowe Mana yera, turagusaba ku mbaraga zawe. Yewe Yesu,
yacu ibatwikire, Imana ibarebe neza, Imana ibishimire, Imana ibarwanirire, Imana ibaneshereze. Mana turagushimiye, twabaye mu nzu yawe, kandi iyo twageze imbere yawe tuhakura ubwiza bwawe. Yemerera ziriya mbaraga twumvishije zo mu ijambo ryawe, izo mbaraga zidutsindire ibibi, izo mbaraga zidutsindire umwanzi, izo mbaraga zidutsindire Satani, kandi umugisha wawe mwinshi ukomeze kuba ku bashyitsi n'abasangwa. Gendana na buri wese, ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen. Ujyane n'amahoro ya Kristo. Amen. Kazaguruka dusenga Imana. Banyemerera mbere yuko dusenga abigasave tubanza tugatanga intashyo. Murambura ibiganza nanone intashyo bene data baseshemu abigasave barabatashye. Bana ishobora byose, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, duhaye igitondo cyiza cy'umugisha, babyutse turambura amaso birakunda, duteye intambwe biremera, none turi mu nzu yawe. Turagushimiye iki gitondo cyiza, uhereze icyubahiro, imbaraga zawe zabanye natwe, twabonye kugira neza kwawe, watukuye mu mpande zitandukanye uraturarika. Data turabigushimiye, wabikoze kandi wabikoze neza. Tugushimiye indirimbo twumvishe, tugushimiye gahunda zose urategura kandi utegura neza. Tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ryawe, turasenze mwami nyir'ijuru, iki gitondo tugiye kwakira ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ni imbaraga, ijambo ryawe ni ukubaho. Turasenze mwami utegekeshe ijambo ryawe, duhabwe umugisha. Abari bacitse intege bongerera imbaraga, abari basinziriye bakangure, abarwayi ubakize, abashonje bahazwe n'ijambo ryawe. Turagushimiye ko ubikora, kandi umukozi wawe umuhe umugisha. Twese duhabwe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Imana gitondo cya none cy'uyu wa gatandatu yatwemereye ikaduha uburyo, ikaduha umwanya tukabasha kuboneka ahangaha sejempo, kandi nshimiye abayobozi b'igasave batumenyesheje runo rugendo, hanyuma Imana igashima yuko tugendana, cyane cyane ko niba turi Gasave na niba turi Batsinda tugiranye ubumwe kandi bukomeye. Ikindi nejejwe no kuba ahangaha, nimuka ahangaha nayifite niba turi icyumweru, nibamo kuwa mbere no kuwa kabiri, hanyuma uwo munsi mbona urwandiko cy'akamashashi. Nejejwe rero no kongera kuyibonekamo, najye mboneka muri gahunda zitandukanye, ariko kuba mbonetse no muri nibature nabyo biranejeje cyane. Umufashe w'Imana icyubahiro. Hanyuma intashyo Batsinda barabatashye. Kuwa kabiri nateraniye muri nibature y'Ingarama, njyanye na Pasiteri Claude Rudasingwa na mwene data umudiyakoni wanjye. Twateraniye rero, twagezeyo saa 10:30 za mu gitondo, dusanga urusengero rwuzuye. Baduhaye intashyo rero, nizo umufasha wanjye nimuzakire mu izina rya Yesu. Hanyuma nk'uko umwanya wacu uri, ndagira ngo dufatanye ijambo ry'Imana, dusome mu gitabo cyo Kuva ibice 7. Dusome ibice 7 igitabo cyo Kuva umurongo w'10. Kuva ibice 7 umurongo w'10. Kadusome yihute. Mose na Aroni injira kwa Farawo, bakora icyo Uwiteka yategetse. Aroni ajugunya inkoni ye hasi imbere ya Farawo n'abagaragu be, yinduka inzoka. Farawo nawe ahamagaza abahanga n'abarozi, aribo bakonikoni ba Egiputa, nabo babigenza batyo babikoresheje uburozi bwabo. Umuntu wese muri bo ajugunya inkoni ye hasi, ziba inzoka, maze inkoni ya Aroni
imiri zabo. Umutima wa Farawo uranangira ntiyabumvira kuko Uwiteka yari yavuze. Amen. Twongereho andi magambo dusanga mu Byakozwe n'Intumwa. Byakozwe n'Intumwa igice 12. Dusome umurongo wa 11. Byakozwe n'Intumwa 12 umurongo wa 11. Petero agaruye umutima aribwira ati, noneho menye by'ukuri yuko Umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode, ikanyiza iby'ubwoko bw'Abayuda bwategerezaga byose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mu mwanya mutoya dufite, ndashaka ko tuvuga ku mbaraga ziyazuye Yesu. Haleluya. Imbaraga z'Imana yazuye Yesu Kristo ziri hejuru y'izindi mbaraga zose mutekereza, izo mwibwira. Imbaraga ziyazuye Kristo ziri hejuru y'izindi zose. Haleluya. Amagambo tumaze gusoma, Imana yari ifite gahunda yo gukura ubwoko bwayo mu gihugu cy'Egiputa, kandi ibigambirira imaze kureba umubabaro wabo. Haleluya. Imana imenya imibabaro yacu, imaze kureba no kwitegereza umubabaro wayo, iravuga ngo ndarambiwe kandi ngiye gukora ikintu. Mu gihe yabigambiriraga ihamagara umunyantege nkeya. Natinye Imana kuko ikoresha abanyantege, ikoresha abanyantege nkeya ikabavana mu ntege nke zabo, hanyuma ikabambika izindi mbaraga, hanyuma bagerayo bakagera gute bagakora. Abatabyemera irabakoresha. Nagiye ndeba mu ijambo ry'Imana, ndeba abantu bose yagiye ikoresha, nsanga bose baragiye bagaragara nk'abadashobora. Gideyoni yaravuze ati, sinabishobora rwose, wacungira ngo urahazi. Ariko Imana iravuga ngo ni njyewe zabigukoresha. Haleluya. Hanyuma rero, nyuma yo guhamagara uyu mugabo witwa Mose no kuvuga ko atazi kuvuga, atabishobora n'iki byose, Abisirayeli batazemera na Farawo atamujya imbere, ariko Imana iramubwira ngo njyewe ubwanjye ngiye ubikubwiye. Haleluya. Ninjye nzabigushoboza kandi uzagira gute ikimenyetso nuko uzabakurayo. Nyuma rero amaze kwigaragaza no kwerekana ko hari ubutumwa afite, Farawo aravuga ati, ariko narumiwe ko ubu nawe koko ejo bundi wari iwanjye mu gitondo, ubu uraje. Ariko Imana yari yamubwiye ngo nzabikwereka. Hanyuma rero umunsi umwe Imana iramubwira iti, genda ugende hamagara Aroni kwanza azi. Aroni araza. Imana ibasha gukora ibintu bikomeye ku buryo nawe ubwawe utari kugira ubwoba. Iravuga ngo iyi nkoni ya Aroni agende ayishyire imbere, nagera imbere ya Farawo ayinage hasi, iraza guhinduka inzoka. Niba yarababwiye n'ibindi ntabwo mbizi, ariko bigarukira aho ngaho. Impamvu yabivuze, ibyo ari byo byose uramutse ufite iyo Bibiliya wayinaga hasi igahinduka kandi wahita ugira ubwoba. Imana irabategura neza, Imana igitegura abantu bayo mu buryo bwose. Hanyuma rero bageze iyo, arabaza ngo murakora ikimenyetso ki? Ni ikihe kimenyetso mushobora gukora kikankanga kikanera ubwoba? Hanyuma Aroni atera intambwe yigira imbere, hanyuma ya nkoni yari afite ayinaga hasi ihinduka inzoka. Farawo ati, ni ibi byonyine, nta kindi muri bwongereho, nibi birahagije. Hanyuma rero ahamagara abantu, ariko twabonye ko ngo ari abarozi n'abakonikoni. Baraza nabo, niba bari bitwaje imizo, niba ari utunyafu ntabwo mbizi, ariko icyo bakoze nuko nabo banaze hasi, inzoka zikagira gute zikaba nyinshi. Hanyuma ndibwira nashidikanya ko mu mutima wa Aroni havutsemo ikibazo. Burya nabo barabishobora. Hari hanze hari imbaraga zirwanya ubutumwa bwiza, zirahari kandi zifite imbaraga, ariko iz'Imana data ziri hejuru. Haleluya. Hanyuma rero za nzoka, niba hari inzoka nini n'utuyoka duto ntabwo mbizi. Icyo gusa Bibiliya yerekana nuko
iyo nzoka ya Aroni yigize ikikatisha itora kamwe. Imaze kugatora uwagataye hasi, ndatekereza ko yahise asesuriza. Irongera ifata kandi bati turashize. Irongera ifata kandi iradusakuma twose igira gute itwibikamo. Irongera ihinduka inkoni, Aroni aratema. Haleluya, haleluya. Nubwo Bibiliya yatubwiye ngo Farawo yari inangiye, ariko arategereje ikindi gikomeye. Haleluya. Nubwo yinangiye, yari ategereje ikindi kigize gute gikomeye. Kuko icyanyuma cyo singiye kwirwa nyivuga cyane, yaravuze ati muhaguruke mugende. Ariko kubera ko yari afite kwinangira, Imana ishaka kwereka imbaraga zayo kugira ngo bazongere bisuganye bashaka izindi, ariko izambere zagize gute zarangiye. Kuko Imana irwanya ikintu cyose gishaka kuringanira nayo. Imana irwanya ikintu cyose gishaka kwiringaniza nayo. Igishaka kwitwa Imana cyose, Imana ibasha kwitesha agaciro ako kanya. Nicyo cyatumye yinangira. Hanyuma rero yaho nimaze gukora ikintu, hagira ngo ni ibisanzwe. Uzi kugira ngo usange umuhanda ucitse uwo mwanya, na godoro turayitinya iyo maze kwikora. Iyo maze gukora kaburimbo bashyizemo godoro igishushe, nta muntu ugira gute bashyiraho n'akantu kavuga ngo nta modoka ikwiye kugira gute oca. Ariko abonye umuhanda ataciye, yigira inama yo kugira gute yo kunyuramo. Hanyuma agezemo ngo Imana yari ifite gahunda yo kwiheshereza icyubahiro kuri bo. Haleluya. Bibiliya tubwira ngo ikumumurira bo n'amagare yabo mu nyanja igize gute itukura. Bihesha Miriyamu guhimba indirimbo aravuga ngo kuko ifarashi n'uwihese igize gute ibiroshye umwenge. Hanyuma amagambo tumaze gusoma mu byakozwe n'intumwa, Bibiliya tubwira ngo Herode amaze kubona yuko abantu bishimiye yuko Yakobo apfuye ngo ariyongeza. Ariko reba gushimishwa n'urupfu rw'umuntu ukiyongeza ugiye gutwara undi. Hanyuma rero ngo yoroganiza igitero gifata Petero, bamushyira mu nzu y'imbohe, baramurinda bien. Sinshaka kwinjira mu buryo bamurinze, ariko baramurinze, bakoresha imbaraga nyinshi. Ko Bibiliya ivuga ngo hari umuryango wa mbere, hari uwa kabiri, hari uwa gatatu, hari n'uwa kane. Hanyuma ageramo bagira gute baraboha. Nyuma yo kuboha rero bari bazi yuko mu gitondo ngo bari bumukuremo, ngo hanyuma bakajya kunezeza Abayuda, noneho ngo bakishima cyane. Hanyuma rero Imana, haleluya, Imana ifite imbaraga ziri hejuru y'izindi mbaraga zose. Yohereza marayika araza ngo aramukomanda, ambara, kenyera, funga inkweto neza, hanyuma urikira tugire gute tugende. Urugi rwa mbere rurikingura, cyakoze disi nabonye hari inzugi zikingura no muri iyi minsi, ariko nta kibazo kiba cyavutse. Uragenda wagera ngo rukikingura, hanyuma rukagira gute ugatambuka, rukongera ukagira gute. Ariko icyo gihe ni ibishatse kuvuga ngo nta kiriho kitahozeho. Haleluya. Nuko ijambo ry'Imana ritubwiye nta kiriho kitagize gute kitahozeho. Hanyuma ngo bataye intambwe ya mbere, urugi rwa mbere rugira gute rurikingura, iya kabiri urundi rugira gute rurikingura, iya gatatu urundi rurikingura, portaye n'ibiro hanze igira gute irikingura. Haleluya. Hanyuma agira gute aratambuka. Nyuma nibwo yaje kuvuga ati menye neza yuko agari umutima, menye neza yuko umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko yande ya Herode, ikanyiza iby'ubwoko bw'Abayuda bwari bugize gute butegereje byose. Ndagira ngo mbabwire ngo niba Imana iri mu ruhande rwacu, bazabitegereza ntibazabibona. Haleluya. Niba Imana iri mu ruhande rwacu, bazategura, bazapanga, bazashyira mu bikorwa, ariko ibyo bagambiriye ntabwo bazagira gute, ntabwo bazabibona. Herode yarasinziriye azi neza ko birangiye, ariko nyuma yaho aza kubona yuko bati ari bati ntitwamenye. Hari gahunda, ariko kugira ngo Imana itange ihumure, misiyo yari ihari yari yo kuvuga ngo ibya Yesu ntabwo tubishaka.
ibya Yesu ni mubireke, ibya Yesu ni muceceka. Nagira ngo mbatangarize bene da, dufite amahirwe, dufite agahenge, dufite uburyo, ariko nagira ngo mbabwire ngo ibya Yesu bishobora kuba uri nkomyi uko byamera kose. Nubona ubikora neza, nutabangamirwa n'imbaraga ziturutse ahandi, nawe ubwawe hazavukamo imbaraga zo kukubangamira no kugutsikamira, kuko ubutumwa bwiza bugira inkomi byanze bikunze. Aha rero hari ukuvuga ngo ntibiceceke nitubishaka, kubera ko ba Petero bari bamaze iminsi bavuze ngo uwo mwishe mukamubamba niwe ugize gute, niwe ukoze ibi. Yarazutse yicaye iburyo bw'Imana. Stefano yaramaze iminsi abitangaje aranapfa. Mu gihe bamwicaga aravuga ati mbonye ijuru rikingutse, mbonye Imana, mbonye n'umwana wayo. Haleluya. Kandi yicaye iburyo bwayo. Ayo makuru yari ahari, bari bagize gute, bari bayafite. Niyo mpamvu gahunda ari yo gucecekesha. Hanyuma rero kugira ngo bizime neza, rero gateranya abantu benshi kuri stade. Aratangira avuga ati ngewe mfite gahunda yo guhindura ibintu byose. Izo mbaraga muvuga ngo zizenguruka zihindura abantu zigira gute, zica gahunda yacu, ndaje nzicecekeshe zose. Aravuga discours programme banezeza abantu. Amaze kubanezeza rero abantu bajya bashuka abandi. Nguzi ko atakivuga nk'umuntu, nguzi ko disi, nguzi ko ari Imana, ngo hanyuma ngo iryo jambo rye mu gutwi kwe. Ntabwo yigeze asubiza andi magambo ngo hagire ikivamo, ahubwo we yaravuze ati nibyo koko, ati nibyo nanjye ndabibona. Kandi si we wenyine, ni myuka hirya yari i Babyloni. Umugabo amaze kuvuga ati ngiye i Babyloni niyubakiye, mw'abantu mwe nta wundi muntu ubaho ukomeye. Ariko nimwibuke ko uwo mugabo yahise ajya mu ishyamba, yagiyeyo biremera cyangwa ntibyemeye? Yahise ajya mu ishyamba ararisha. Hanyuma Herode rero uyu munsi niwe ugezweho, amaze kwiyumvishamo kuri we ko ibyo bavuze bishobora kuba ari ukuri. Ijuru rirabimenya ibyo dutekereza mu mitima yacu, ijuru rigira gute, ijuru rirabimenya. Ijuru rimaze kubimenya, icyo ryakoze ni iki? Nta nama yabaye. Iravuga ngo Imana imukubita urushyi. Urushyi rw'Imana rero ruteye ubwoba. Urushyi rw'Imana rugize gute, ruteye ubwoba, kuko uru rushyi yamukubise ntabwo yavuye muri stade. Bibiliya iratubwiye ngo yarahamutse yikubita hasi ngo agwa. Ubundi kugira ngo ikintu kigere kuri urwo rwego ni igihe cy'ibyumweru nibura 2. Kugira ngo ikintu kigere kuri urwo rwego ni igihe cy'ibyumweru bingahe? Hanyuma rero ntabwo mbizi iby'iryo teraniro, kuko Bibiliya yitwereka ko uko byamera kose iki kintu cyabaye ntabwo bateruye. Iyo bimeze turiya dusimba duhari ntabwo ushobora guterura. Turiya dusimba twaje nta guterura guhari. Wapi? N'abantu bari bahari bari batagiye kugira gute, oya mu mwanya muto ushyirwa Imana. Hanyuma rero bazanye ibitiyo byabyo byose, bazanye ibitiyo kugira ngo itorero ry'Imana rigira gute, rigira agahenge. Haleluya. Imana itegura agahenge k'itorero ryayo, kuko niba Yakobo yarapfuye umunezero ukaba mwinshi, ugatuma bategura n'uburyo bwo kwiyongeza, bigatuma ategura discours programme yo kunezeza abantu. Imbere hari akantu, hanyuma Imana igira gute, iracecekesha. Ndagira ngo mbabwire bene data ngo hari imbaraga ziri hejuru y'izindi. Haleluya. Niyo mpamvu dukwiriye kwiringira yuko iyi Mana twizeye ifite imbaraga ziri hejuru y'izindi zose. Niba yarazuye Kristo, ifite n'uburyo bwo kuzatujyana mu gihugu. Haleluya. Imbaraga zose zishaka kudutesha umwanya n'uburyo, ndagira ngo mbabwire ngo ifite ubushobozi bwo kugira gute, kubicecekesha. Niyo mpamvu Paulo yigeze yivugira ijambo rikomeye ngo ibasha gukora. Haleluya. Ibasha gukora ibiruta ibyo abantu bibwira n'ibyo bageze gute, n'ibyo batekereza. Imana rero ndagira ngo mbabwire ngo ifite imbaraga ziri hejuru
y'izindi mbaraga zose. Nimuze tuyiringire, nimuze tuyihange amaso ku manywa na nijoro. Munyemerere tuhaguruka se tugasenga. Munyemerere duhaguruke twinginge umushumba igira hano hafi, hanyuma asenga Imana. Ibigucogoza ni byinshi, ariko ndagira ngo mbabwire ngo Imana yiteguye gutanga n'agahenge. Haleluya! Imana yiteguye kuzinya, yiteguye gucecekesha, yiteguye kuburizamo izo mbaraga zose. Umushumba yatufasha. Imbaraga zose zarwanyaga zo kuburizamo umugambi wa Satani ku buzima bwacu. Izo mbaraga zawe zakoze amateka mu myaka yashize, kandi zabasha no gukora amateka uyu munsi. Reka izi mbaraga muri burakeye zigere kuri buri mugabo, zigere kuri buri mugore, zigere ku basore n'abakobwa, zihindura ibintu byanze guhinduka kubera kuri Imana ifite imbaraga. Izi mbaraga zawe ntizidukemurira ibibazo, izi mbaraga zawe ntizitwishyurira imyenda, izi mbaraga zawe ntizitugwanira intambara tuzi nizo tutazi, izi mbaraga zawe ntizitubeho, izi mbaraga zawe ntiziturengere. Iri jambo ryawe rigire bwinshi rihindura mu buzima bwawe. Ukomeye mu mashyi tugushimira, Imana ikwiriye gukomerwa mu mashyi. Ababyeyi gusenga kwacu ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera, amen. Imana niwe umugisha mu izina rya Yesu. Haleluya. Kongera Imana amashyi ntacyo. Reka dufate uyu mwanya dushimire abashyitsi bacu, dushimire umushumba n'abakozi b'Imana bayobora burakeye hariya ku itorero rya Gasave. Ushize twaraje tugirana namwe ibihe byiza, turishimye rero ko mwaje. Kandi dushimiye korali nayo yambaye neza. Yambaye karuvati mu gitondo, mwajya kubona mukabona noneho yambaye ikote nka mushumba, buriya bafite imbaraga zidasanzwe. Ubundi abantu barambara kugira ngo bababone, ariko abantu baburakeye baba baje kwiyereka Imana. Imana mwaje kwiyereka ababonye rero. Korali turabishimiye cyane. Ubundi ahangaha ni mu rugo rw'Imana, aha tuhita kwa Mana, kandi Imana ibiri mu rugo rwayo. Ubwo rero yabonye ko mwaje, yishimye, Imana yabahaye n'ubundi. Abakristo bacu, famiye burakeye na korali Intwarane, Imana ibaha umugisha. Ibi bintu mukora bizabagiraho ingaruka, kandi cyiza nuko ari ingaruka nziza. Ntabwo twakwirengagiza abayobozi ba burakeye, bariya bagabo rwose. Haguruka. Silver ari heza. Uyu mugabo twari turi kumwe muri zo saa sita z'ijoro, ariko mbona umutima udahari wageze muri burakeye. Aramubwira ntihangane, nta kundi byagenda. Imana ikibaho umugisha mwinshi cyane, kandi ko muba mwateguye kose, Imana ibaho umugisha. Buriya umuntu ashobora kugira ibyo aguha, akaguha ku mafaranga, akaguha karima, ariko wakenduka ukagurisha amafaranga agashira, ariko umugisha w'Imana
uba ukubiyemo ibintu byose dukeneye mu buzima bwacu. Ni ijambo riba rikomeye cyane. Rero tutavuze byinshi na mwarimu Shemu nawe Imana imuhe umugisha. Aba yanzonze nawe ati mushumba dufite abashyitsi. Kandi mu by'ukuri ntabwo umuntu aba yaryama. Kuva hano nageze mu rugo nyewe saa 7, ubwo yagezeyo saa 6, ubwo saa 7 umuntu abanza kugira ibyo asoma, ukaryama. Se uraryama nukugira gutyo ugatangira umushibuka buri kanya ureba aho buri kanya. Ndebyeho nsanga bibaye saa 9:40. Ndashimira Imana ko mpageze. Nibazaga kuntu abashyitsi b'igasave bari buze kugera aha, korari kagera aha ngaha bakabura umushumba w'itorero nubwo abandi bari kuba bahari, nkumva bituzuye neza. Imana ishimwe rero ko namwe mwaje. Rero avuze ijambo rikomeye, umugisha w'Imana n'uwawe. Turabashimira kandi bibaye byiza mwazagaruka, ariko munyemerere ntereze umwanya nubwo waba umunota umwe uyoboye burakeye azanga. Abantu mwarimu yasenze, mwari haleluya. Uriya mukozi w'Imana ni inshuti yanjye, ariko uzaze n'ikindi gihe. Kandi mwene data Moise nawe yakoze koze. Aba bakozi b'Imana rero baburakeye, ubwo twagiyeyo Ernest arabyibuka, batwakiriye neza cyane ariko noneho baravuga bati turashaka kuzaza seje. Ntabwo rero mwaza ngo mugende mutavuze, tubahaye ijambo. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Dushimiye Imana ko Imana ari umukozi w'umuhanga. Nk'uko mwari muri iwacu twagiranye ibihe byiza, mwaratunejeje, natwe twumva dukwiye kuza kureba ko mwageze mu rugo. Dusanze rero muri amahoro. Imana ibishimirwe kandi habwe icyubahiro. Dushimiye Imana ku bw'inyubako nziza y'Imana, ingoro y'Imana nziza. Twahageze turanezerwa. Twumva turanezerewe, twumva natwe tugize icyifuzo iwacu. Natwe turimo dutegura ingoro y'Imana izaba imeze gutya, nziza cyane, yuko ntitwe kuba mu mazu meza ngo Imana igure kuba mu nzu nziza. Imana rero ibaho umugisha kubw'igitekerezo cyiza, kubw'imbaraga nyinshi yabakoresheje, mukaba mwarakoze umurimo nk'uyu. Mwageze iwacu musanga turi gukorera Imana, muradufasha, dufatanya gukorera Imana. Natwe kandi Imana yaraduhamagaye kugira ngo dukorere Imana. Narebye nditegereza sanga natwe tukwiye kugira urwibutso twasiga muri iyi nzu y'Imana, bazajya tuhagera byibuze tukavuga duti ruriya rurabo n'urwa niba turi Agasave yashyize hariya, cyangwa se kariya gatako cyangwa se iriya saha. Nabiganiriyeho n'abakozi b'Imana dufatanya umurimo w'Imana. Dusengesha nyegere yigire hafi naguhaguruka n'abafatanyabikorwa bose muhaguruke, kuko ijambo rigiye kuvugwa ryanyu n'abashumba muhaguruke. Ni ijambo riremereye mugiye kutubwira, natwe twiteguye kuryakira. Imana arambwira ati rero ntitwabura kugenda tutagize icyo dukora ku nzu y'Imana. Haleluya, Yesu nashimwe. Agira ngo korari mutaricara n'abafatanyabikorwa twazanye, mbese abantu bose baturutse Gasave, muterere amaso hariya. Igihe mwaza kwirebera mukagira ngo ni bisanzwe gusa, muterere amaso hariya. Se mwabibonye? Yego. Hari icyifuzo muramugize? Kugira ngo abayobozi bacu nabo barimo barabireba. Biriya bintu ni byiza cyane. Urabona ko na hariya abakristo bicarayo bakumva ijambo ry'Imana bagakurikirana neza. Imana ishimwe. Nibyo navugaga. Barakoze cyane, muberekezeho ibiganza muvuga ngo Imana ibahe umugisha. Ariko mugihagaze no kwicara, turashaka kubaha ubutumwa bukomeye butujyanije. Mukiri aha ngaha bashumba, ubutumwa bwa mbere ni uko mugenda mutuvugira Imana neza. Kuko Imana niyo yadutereranye.
iyi nzu mubona yayo aha kwa mana imana iri yabaho murebe hariya hejuru naho imana irahari. Aha rero tumaze imyaka 2 n'amezi 3, nta mushinwa nta muhinde nta munyamerika, ni imana yaje. Niyo mpamvu dushaka kubaha mesaje kugira ngo mugende mutuvugira imana neza. Icya kabiri, uko mubibona gutya nta deni irimo. Ikindi, aha turi naho turi muri etaje, kuko hano hasi hari ibyuma na hariya naho hari indi ikomeye. Iyo rero ni imirimo y'Imana. Imana ikaba yaravuze ko umuntu uzakora mu butunzi bwe agatanga izamwitura. Yavuze ko ubundi ibiri ku isi byose ari ibyayo, ariko itazi inyanyagiza amafaranga, ahubwo igiye guha abantu uko bazajya bazirikana bagatanga, izajya ibaha imigisha. Ibyo rero turabagaho kubihamya, muzagende mubituvugire yuko Imana irimo iratwitura. Kandi aba bantu mureba murakeye ahangaha mu gihe cy'imyaka 2 n'amezi 3 bamaze gutanga miliyoni zingahe? Miliyoni 21. Abantu mureba bicaye biturije bicecekeye bakoreshwa n'Imana. Miliyoni 21 bamaze kwitanga. Haleluya! Ubwo mwumva n'amavuta bafite. Ubagambaje bakavuga bati turashaka kuvuka bahita bagenda, ariko ntibagende turacyabakeneye. Sawa. Noneho twavuganye ko utazabona amafaranga azavuga neza inzu y'Imana, utazayabona azavuga neza inzu y'Imana. None bantu bigasaba muduhaye inkunga, turabashimiye. Torero tuberekeze ibiganza. Imana ibigenze gute? Imana bamugisha. Ariko nyira muri bo harimo abatunzi nabo, by'umwihariko umuntu ku giti cye n'umuryango ushobora kugira icyandikisha ahangaha. Habaye haruhari waza, ariko udahari nta rubanza, nta nubwo tuyaga ku. Reka Imana yatugire neza. Ubaye waruhari